Udukurikiye muri aka kanya uri mu gikorwa cyangwa se ibikorwa bitandukanye, birashoboka yuko utuje, wasanga wishimye, wasanga ubabaye, wasanga uri muzima cyangwa se urwaye. Igihe ari cyo kandi kidashidikanywaho nuko niba urimo kumva kino kiganiro uri muzima. Kuba uri muzima, iki ngiki ni ikimenyetso simusiga ku munsi umwe uzagera maze ugapfa. Gupfa ni kimwe mu bintu bitera abantu benshi ubwoba bwinshi cyane, kugeza ubwo benshi muri twe tuba tunumva yuko gupfa mu by'ukuri bitazigera bitubaho. Nubwo tubyirengagiza, ariko kandi ntabwo bikuraho yuko tubizi umunsi umwe tuzapfa. Ariko se nanone wigeze wibaza cyangwa se ugatekereza uti ni iki kiba umunsi bafashe umuntu barangiza bakamushyira mu isanduku bakamujyana mu irimbi kumushyingura? Reka uyu munsi ibingibi tubivugeho, turebere hamwe uburyo biba bitoroshye na gato, ndetse tunagaruke ku buryo umunsi twita uwa nyuma w'ubuzima bwacu ahubwo uba ari umunsi w'intangiriro cyangwa se itangiriro ku bindi bintu byari bigize ubuzima bwawe. Uraza gusobanukirwa impamvu hari amagufa ya kera cyane mu myaka ibihumbi ishize akigaragara kuri ubu, ndetse n'impamvu andi y'icyo gihe yazimye burundu ku buryo kugeza ubu rwose udashobora kuyabona ahantu na hamwe. Mu mpera za kino kiganiro turaza kukubwira ibindi bintu bitandukanye utari uzi ku rupfu, icyo abahanga, abashakashatsi, amadini ndetse n'abandi batandukanye bagenda bavuga kuri rwo. Ikaza aho uri hose nk'ibisanzwe, ukaba ugiye kubana nanjye Abayo Yvette Sandrine. Umubiri w'umuntu ugizwe n'amagufa arenga 200, ugizwe na mikorobe zirenga triliyoni hamwe na selile zirenga triliyoni. Mu gihe rero bitekerezwa ko urupfu ari iherezo kuri byose, nyamara ahubwo ni intangiriro kuri ibi tugiye kukubwira. Ntabwo bitwara igihe kinini mbere y'uko umubiri wawe utangira gutakaza icyaguteraga kuba wowe. Mu masegonda ya mbere y'urupfu rwawe, ikintu cya mbere kigenda ni ubwonko bwawe. Urabona, iyo umutima wawe uhagaritse gutera, ni ibintu bihita bihagarika gutembera kw'amaraso yawe. Iki gihe rero ni nako oxygene mu ngingo zawe ihagarara. Ubwonko rero nka kimwe mu biba biyikeneye cyane, ako kanya buhita butakaza ubwo bushobozi. Igisubizo kuri ibyo rero kikaba ari ugusohoka kw'amatembabuzi mu mubiri wawe. Iyi niyo mpamvu iyo umuntu akimara kwitaba Imana, kwa muganga usanga bazana amapamba cyangwa se imyenda, hanyuma bagashyira ahantu hose hari imyenge mu rwego rwo kwirinda yuko amazi ashobora kuba yasohoka. Ibyo bitewe no kubura oxygene kuri za ngingo zitandukanye. Impamvu ibi biteye rero ni uko ibice byose biba bikeneye oxygene bitagihari muri wowe ari 70% by'umubiri wawe. Ibyo byose bikaba bigizwe n'amatembabuzi. Iyo rero hatabayeho oxygene kugira ngo bikomeze gukora neza, ingirabuzima fatizo zihita ziyangiza, hanyuma zigasukayo mu mazi yose hafi mu isanduku aho uryamye cyangwa se ahandi hantu hose bashobora kugusanga. Iyo rero niyo mpamvu nk'uko maze kubikubwira, bahita bapfuka cyangwa se bagahisha ahandi hantu hose hari imyenge kugira ngo ayo mazi ataza gusohoka. Mu ijoro cyangwa se ku manywa nyuma y'urupfu, inzira irushijeho gutera ibibazo ako kanya ihita itangirira mu nda. Ubudahangarwa bw'umubiri wawe butangira kwicwa na za triliyoni za mikorobe ziba zishonje, ubundi ziba zari zisanganywa akazi ko gusya ibiryo urya. Ubwa mbere zino mikorobe zigenda ziva mu mara yo hepfo zinyuze mu mitsi n'indi miyoboro. Mu masaha make zihita zigera mu mwijima. Ahangaha rero akaba ari naho hangirika mu hambere iyo umuntu amaze gupfa. Kuva ku munsi wa 2 kugeza ku munsi wa 4, mikorobe ziba ziri hose mu mubiri, ziba ziri mu kazi gakomeye karimo gukora ibyuka by'ubumara. Bimwe muri bino byuka by'ubumara harimo witwa ammonia hamwe na sulfide hydrogen. Ni ibyuka bituma umubiri wawe ubyimba kandi nyine ukanagira umuhumuro utari mwiza. Iyi ngiyi akaba ariyo mpamvu biba byiza yuko umuntu bamujyana muri morgue nyuma yo kwitaba Imana kugira ngo bino byuka bibuzwe kuba byakorwa. Gusa iyo umuntu amaze gushyingurwa, urwo rugendo nyine ruba rukomeje. Nyuma y'amezi 3 cyangwa se 4, isura yawe n'ubundi bijya gusa n'umuhondo uvanze n'icyatsi, none uhitangira guhinduka umukara. Muri kino gihe kandi imiterere ya molecule ifata selile zawe kugira ngo ibisura irasenyuka, hanyuma isura yawe igahita ishwanyuka ari mu kwezi kwa 4 cyangwa se byatinze cyane ukwa 5. Mu gihe kirenze umwaka, imyenda yawe cyangwa se ibyo washyinguranywe harimo na ya mapamba bagiye bagushyiraho byose bitangira gusenyuka, kuko amazi y'aside y'umubiri n'uburozi bigenda biyamenekaho. Gusa hari ubwoko bw'imyenda budapfa kwangirika muri kino gihe cy'umwaka, wenda bushobora nko gutangira kwangirika nyuma y'imyaka 2. Nyuma yaha ibintu bidasanzwe biba bisa n'ibimo biragenda bigana ku musozo.
Mu gihe cy'imyaka 10 ukurikije ubushyuhe bwinshi, oxygene nkeya n'ibindi binyabutabire bituma hakorwa ibintu bimeze nk'isabune biti bishashara. Ku rundi ruhande, bino bintu byumye biganisha ku gufatana ndetse no kwegerana kw'ibice biba byarasigaye byawe. Ingirangingo fatizo zawe ziba zimaze gutemba ndetse no kuzimira, hagasigara gusa bya bindi bizaba bisa n'ibyafatanye cyangwa se byarihuje. Amaherezo ibingibi nabyo bizasenyuka gahoro gahoro, rwose bitwaye igihe kirekire. Mu myaka 80 amagufa yawe aracika kuko collagen imbere muri yo izaba yangiritse bikomeye. Mu gihe cy'ikinyejana amagufa yawe ya nyuma azaba yarabaye umukungugu nyawo. Ubwo ibyo bagushyinguranye byo wabyumvise ko mu mwaka umwe gusa, ubwo ni ukuvuga isanduku byose biba byaramaze guhinduka ubutaka. Amenyo yawe muri kino gihe cy'imyaka 100 niyo azagumaho. Ibi byose bizakubaho tumaze kukubwira, ibyo ngibyo ni mu gihe gusa nta kindi kintu kidasanzwe cyabaye, washyinguwe bisanzwe, nta miti wasizwe, mbese barakoze cyangwa se babikoze nk'uko benshi mu bantu bacu bitabye Imana tubashyingura. Reka twibaze tuti, ese igihe bavumbuye ahantu umuntu amaze imyaka irenga 1000 haba harabaye iki? Ahantu h'ubushyuhe hanagera amazi, amagufa yangirika mu gihe cy'imyaka 10 cyangwa se irenga gato. Ariko ahantu humutse bishobora gutwara imyaka 1000. Amagufa arangirika gusa ku gipimo gitoya cyane kuruta ubundi bwoko bw'ibintu byose umuntu aba afite mu mubiri. Ikindi kandi imibiri ishobora kwangirika mu buryo butandukanye bitewe n'impamvu nyinshi zirimo ubushyuhe, ubwoko bw'udukoko, aside y'ubutaka ushyinguwemo n'ibindi bitandukanye. Aha rero bikaba bishatse kuvuga yuko umuntu ashobora gushyingurwa muri kano karere maze kakihutisha buriya buryo bwose twakubwiye, ku buryo nk'ikintu cyari kuzasaba amezi 2 kuri uyu washyinguwe hano gishobora kumara ukwezi kumwe, ariko kandi wa wundi washyinguwe hariya ibyari kuzasaba amezi 5 bikaba byazasaba umwaka. Ibi rero nabyo bikaba bimwe mu bintu bituma iyo havumbuwe amagufa wenda y'ikintu cyabayeho kera cyane biba gake, kuko yose aramutse kuba yaboneka twaba tugenda duhura nayo buri munsi. Nta kindi kibitera n'uburyo aba yarabashije kurwanya bimwe byose twamaze kukubwira. Ahangari kubyumve neza, ni umwe mu bajya bavuga ko amagufa atajya avaho burundu. Iyo ubitekereje neza ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Impamvu nuko nyuma y'imyaka miliyoni amagana y'ubuzima kuri ino si, iyo abantu n'ibintu byabayeho igihe kinini cyane, amagufa yabyo aba agihari cyangwa se akigaragara. Ubu ngubu tuba tuyabona hose, nta muntu uba ugenda. Ikindi kandi abantu badakunze kwibuka nuko n'amagufa ntawe atandukaniye n'umubiri w'amaraso uyu nguyu usanzwe mu buryo bw'ibibigize. Twibwira yuko amagufa ari ibice bikomeye bitangaje bya skeleton, nyamara nibyo koko ku ruhande rumwe gusa, ariko ku rundi ruhande ukuri nuko amagufa ari kimwe n'izindi ngingo zacu mu mibiri yacu, kuko niyo agizwe n'imiyoboro y'amaraso ndetse n'imitsi, gusa yo akaba afite collagen ituma akomera. Kubw'ibyo rero nubwo byatinda, ariko ingirangingo zacu n'uburyo akozemo ni nabyo bizatera amagufa yacu kubora. Bizatwara igihe kinini, ariko kandi nayo azashira. Aha rero niba umubiri uhuye n'amazi, udukoko, umwuka ufunguye cyangwa se ubutaka bwa acide, noneho ikizakorwa amabacteria n'amafangasi atandukanye, ibyo ngibyo nibyo bizakora maze bigatuma no magufa yacu avunika, akangirika, amaherezo nayo agahinduka umukungugu. Ahangari ko nanone umubiri ushyinguye ahantu humye, biragoye cyane yuko bacteria ndetse na fungi bizahaba. Ibyo ngibyo bikazatuma kwangirika kw'amagufa bisanzwe ari ibintu bizatinda cyane. Mu bihe by'ubukonje amagufa ashobora kumeneka ndetse no kwangirika mu gihe cy'imyaka 10 cyangwa irenga, ariko mu gice cyumutse, hahandi humutse cyane, bishobora gutwara imyaka 1000. Ingero zizwi cyane z'amagufa ya kera asigaye naturuka muri Egypta, aho abangaba bakoresheje uburyo bwa mummification buyabuza kubora, ari n'uburyo tuzaganiraho ubutaha, aribwo bwagiye bubitera. Gusa ni uburyo buhuza imyunyu hanyuma ikabuza bacteria na fungi gutangira inzira yo kubora ndetse no gutuma hari ibintu byangirika. Ni icy'abahanga, imyizerere ndetse n'amadini bavuga ku bijyanye n'urupfu. Twigishijwe yuko umuntu azahabwa ingororano hakurikijwe ibyo yakoze akiri ku isi. Abakoze ibyiza twigishijwe yuko bazagira umunezero iteka, n'abakoze ibibi bakaba bazababazwa ubuziraherezo. Hari abandi bumva yuko abantu iyo bamaze gupfa bagomba kwezwaho ibyaha mbere yo kugera imbere y'Imana, bitewe n'uko batejejweho ibyaha bashobora kutayigera imbere. Benshi
bizere ko nyuma yo gupfa abantu bajya mu ijuru cyangwa se bakajya mu muriro. Wenda reka duhere nko ku Bahindu, abangaba bizere ko ubugingo buva mu mubiri bwarangiza bukimukira ku wundi. Dukurikije imyizerere y'Abayisilamu, bo bavuga yuko hazabaho umunsi w'urubanza nyuma yo gupfa, igihe Allah azasuzuma imibereho buri wese yagize maze akamugenera kujya muri paradizo cyangwa se mu muriro w'iteka. Mu bihugu bimwe na bimwe usanga imyizerere kubirebanye n'abapfuye ikomatanyirije mu buryo buteye amatsiko, imigenzo gakondo y'akarere n'ubukristo n'ibindi byinshi bitandukanye. Urugero nko muri Sri Lanka, Ababuda n'Abagatulika barangaza inzugi n'amadirishya iyo hagize umuntu upfa mu miryango yabo, kandi isanduku bakayirambika berekeje ibirenge by'umurambo mu muryango ugana hanze, bizera yuko ubwo ibyo ngibyo bibuze kuza gutuma roho y'uwapfuye isohoka, kandi mu buryo bworoshye cyane. Mu Bagatulika n'Abaprotestant benshi muri Afurika y'Uburengerazuba haba umugenzo wo gutwikira indorerwamo iyo hari umuntu wapfuye kugira ngo atagira uyirebamo maze akabona umwuka w'uwapfuye. Hanyuma rero nyuma y'iminsi 40 abagize umuryango hamwe n'inshuti bakora umuhango wo kwizihiza izamurwa ry'ubugingo ajyanwa mu ijuru. Abagatulika muri rusange ku isi bo bizera yuko iyo umuntu amaze gupfa roho y'umuntu ijya aho bita muri purgatory, aho bashobora gusengerwa no gusabirwa, roho ikazajya heza, cyangwa se nanone ibyo bitabaho mu gihe yakoze nabi, roho ye ku munsi w'urubanza ikazajya kwa shitani. Bisa nk'aho amadini menshi yemeranya nibura igitekerezo kimwe, yizere ko hari ikintu runaka kiba mu muntu, cyaba ubugingo, cyaba umwuka, cyaba umuzimu, ariko ngo kitajya gipfa gikomeza kubaho nyuma yo gupfa k'umubiri. Imyizerere yo kudapfa k'ubugingo ikaba ishyigikirwa n'amadini hafi ya yose, aho ino myizerere kandi ari imwe mu nyigisho zemewe mu idini ry'Abayahudi. Mu idini y'Abahindu iyo myizerere inagize urufatiro rw'inyigisho zivuga yuko ubugingo buva mu mubiri bwarangiza bukimukira mu wundi. Abasilamu bizera yuko ubugingo buzakomeza kubaho iyo umuntu yapfuye, ariko kandi ku rundi ruhande ari n'abizera yuko ubuzima burangirana no gupfa. Igitekerezo cy'uko ibyiyumvo n'ubwenge bikomeza kuba bizima ku bugingo budafite kamere mu buryo butandukanye n'umubiri gisa naho kidahuje n'abahanga ndetse n'intiti batandukanye babayeho. Aba bahanga n'iki bavuga kuri ibi? Intiti imwe yo muri Espanye yo mu kinyejana cya 20 yitwa Miguel de Unamuno yanditse agira ati, ukwizera ko ubugingo budapfa ni ukwifuza ko ubugingo bwashobora kudapfa, ariko umuntu akabyifuza maramaje ku buryo ibyo ngibyo bituma igitekerezo gihuje n'ubwenge gipfukiranwa kandi kikirengagizwa. Ibyo rero bikaba bishatse kuvuga yuko kwifuza kenshi yuko umuntu atapfa ubuziraherezo bitewe n'uko abantu benshi batinya gupfa bigera aho ngaho, maze bigatera benshi kumva yuko umuntu atajya apfa burundu, ko hari roho isigara cyangwa se ko hari umwuka usigara ahantu runaka, ariko nyine mu gitekerezo cye akaba avuga yuko iyo umuntu apfuye byose biba birangiye. Mu bandi bemeraga ibyo harimo abantu banyuranye, urugero nk'abahanga mu bya filozofiya ba kera bazwi cyane nka Aristote, Hippocrate wari umuganga, umuhanga mu bya filozofiya wo muri Ekose witwaga David Hume, intiti y'umwarabu yitwaga Averroes, hamwe n'abandi batandukanye. Abangaba bose bagiye bavuga yuko mu buryo bw'ubwenge kandi bushyize mu gaciro, nyuma y'urupfu ibyo byose biba birangiye, ko urupfu ari iherezo rya byose. Mu gusoza wenda ni iki Bibiliya ivuga ku bijyanye n'urupfu? Ni byinshi cyane Bibiliya ivuga ku bijyanye n'urupfu, ndetse ari nk'aho Bibiliya ivuga yuko abapfuye badashobora kugira ibyishimo cyangwa se ngo bababazwe iteka ryose. Koko rero kubera yuko ntacyo baba bumva, nta kintu na kimwe bashobora gukora, ntibashobora kugirira neza abazima cyangwa se ngo babagirire nabi. Mu Mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 haragira hati, abazima bazi ko bazapfa, ariko bapfuye ntacyo baba bakizi. Nanone urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo biba byarashize, kandi nta mugabane baba bazongera kugirira mu bikorerwa kuri ino si kugeza ibihe bitarondoreka. Bibiliya iragira iti, ntimugatangazwe n'ibyo kuko igihe kigiye kugera maze bari mumva bose bakumva ijwi rye bakavamo. Wabisanga muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 26 n'8 ndetse n'uwa 29. Uko umuntu azitwara amaze kuzuka nibyo bizagena niba akwiriye guhabwa ubuzima bw'iteka cyangwa se kububura. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, aho twagarukaga ku bijyanye n'iyo umuntu amaze gupfa ariko kandi mu buryo bw'umubiri. Aho ngaho niho twibanze. Iherezo ryawe rero ku bijyanye na nyuma y'urupfu bikabiterwa n'iryo wizera cyangwa se nanone aho usengera, aho ubarizwa n'imyizerere yawe ku giti cyawe.
nguko rero uko umunsi umwe nimpfa bizangendekera, nguko uko nawe umunsi wapfuye bizakugendekera. Nkaba ngeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, ngushimira cyane kubafasha uno mwanya warangiza ukadukurikirana. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro byinshi bitandukanye nk'ibisanzwe. Wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.